Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 10. Abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana. Bene data, ibyo umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana, kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko ati, ugusohoza azabeshwaho nako. Ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya kuti, ntukibaze uti, ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru? Bisobanurwa ngo kumanura Kristo. Cyangwa uti, ninde uzamanuka ikuzimu? Bisobanurwa ngo kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye. Ahubwo kuvuga kuti, ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera, iryo tubabwiriza. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa kaba ariko yatuza agakizwa. Kuko ibyanditswe bivuga biti, umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Nta tandukaniro ry'Umuyuda n'Umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe ubereye abamwambaza bose ubutunzi. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate ari ntawe ubabwirije? Kandi babwiriza bate batatumiwe? Nk'uko byanditswe ngo, mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Icyakora bumviye ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati, Mwami, ninde wizeye ubutumwa bwacu? Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ariko ndabaza nti, ntibumvise? Ye, rwose barumvise, ndetse ijwi ryabo ryasakaye mu isi yose, amagambo yabyo agera ku mpera y'isi. Ariko ndabaza nti, Abisirayeli ntibabimenye? Mose niwe wabanje kuvuga ati, nzabateza ishyari ku batari ishyanga nyashyanga, nzabarakaza nkunze ishyanga ritagira ubwenge. Kandi Yesaya ashira amanga cyane aravuga ati, nabonywe n'abatanshatse, neretswe abatambaririje. Ariko ku Bisirayeli aravuga ati, ubwoko butumva kandi butongana, nabutegeraga amaboko umunsi ukira. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 11. Amaherezo y'Abisirayeli. Nuko ndabaza nti, mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? Reka da, kuko nanjye ndi Umwisirayeli wo mu rubyaro rwa Aburahamu wo mu muryango wa Benyamini. Imana ntiyaciye ubwoko bwayo yamenye kera. Ntimuzi ibyo ibyanditswe bivuga kuri Eliya, uburyo yivovoteye Abisirayeli abarega ku Mana ati, Mwami, bishe abahanuzi bawe, basenya n'ibicaniro byawe, nanjye nsigaye njyenyine, kandi barashaka kunyica. Mbese Imana yamushubije iki? Yaramushubije iti, nisigarije abantu 7,000 batarapfukamira Bayali. Nuko rero, uko niko bimeze no muri iki gihe, hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe kubw'ubuntu. Ariko ubwo bibaye kubw'ubuntu, ntibikiri kubw'imirimo, kuko bitabaye bityo, ubuntu ntibwaba ari ubuntu. Nuko tuvuge dute? Icyo Abisirayeli bashatse ntibakibonye, ahubwo abatoranijwe nibo bakibonye, abandi basigara binangiye imitima, nk'uko byanditswe ngo, Imana yabahaye umutima wo guhunikira, n'amaso atabona, n'amatwi atumva. Uko niko bikimeze na bugingo n'ubu. Kandi Dawidi yaravuze ati, ameza yabo ababera nk'umutego n'ikigoyi, n'igisitaza n'ingaruka mbi. Amaso yabo ahumwe be kureba, kandi ugumye kubatera umugongo iminsi yose. Nuko ndabaza nti, basitariye kugwa rwose? Ntibikabeho. Ahubwo kugwa kwabo kwatumye agakiza kagera ku banyamahanga, kugira ngo bitere Abisirayeli ishyari. Ariko ubwo kugwa kwabo kwabereye abari mu isi ubutunzi, kandi gutuba kwabo kukabera abanyamahanga ubutunzi, nkanswe kugwira kwabo. Ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga yuko nubahiriza umurimo wanjye, kandi ndi intumwa ku banyamahanga, kugira ngo ahari nteze ishyari bene wacu, mbone uko nkiza bamwe muri bo. Ubwo gucibwa kwabo guhesheje abari mu isi kwiyunga n'Imana, kugarurwa kwabo ntikuzaba kuzuka. Ubwo ifu y'umuganura ari iyera, n'irobe ryaryo nuko riri, kandi ubwo igishyitsi ari icyera, n'amashami nayo niko ari. Ariko niba amashami amwe yarahwanyuwe, nawe uri umunzenze wo ku gasozi, ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'amashami, ugasangira nayo amakakama y'igishyitsi cya Elayo, ntukirarire ngo ugaye ayo mashami. Niba wirarira uyagaya, wibuke yuko atari igishyitsi kimeze kuri wowe, ahubwo ni wowe umeze ku gishyitsi. Ahari wavuga uti, amashami yahwanyuriwe kugira ngo nterweho. Niko ko kutizera niko kwayahwanyuje, none nawe kwizera niko kuguteyeho. Ntukibone, ahubwo utinye, kuko ubw'Imana itababariye amashami ya kavukire, nawe ntizakubabarira.
ni ukurebe kugira neza kw'Imana kandi no kutabera kwayo. Ku baguye ni ukutabera, ariko kuri wowe ni ukugira neza nuguma muri uko kugira neza kwayo, kuko nutagira utyo nawe uzahwanyurwa. Kandi ba bandi nabo nibatagundira kutizera kwabo bazaterwa nk'ingurukira, kuko Imana ishobora kubagaruraho. Ko wahwanyuwe ku giti cyavutse ari umunzenze ugaterwa nk'ingurukira kuri Elayo nziza utavutseho, nkanswe ba bandi bene yo ntibazarushaho cyane guterwa muri Elayo yabo? Bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisirayeli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Nibwo Abisirayeli bose bazakizwa, nk'uko byanditswe ngo, Umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano mbasezeranije, ubwo nzabakuraho ibyaha. Ku by'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu, ariko ku byo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa basekuruza, kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa. Nk'uko mwebwe mwagomeraga Imana kera, ariko none mukaba mubabariwe ku bw'ubugome bwabo, niko nabo bagomye ubu, kugira ngo imbabazi mwagiriwe zibaheshe nabo kubabarirwa, kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome, kugira ngo ibone uko ibabarira bose. Ishimwe rikwiriye Nyir'ubumenyi ukeshwa byose. Mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero! Imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza, cyangwa ngo abe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture? Kandi byose ari we bikomokaho, akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha. Icyubahiro kibike iteka ryose. Amen. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 12. Imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze, nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo, umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi, duhanura uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugire umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwara atwarana umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Mwanga ibibi urunuka, muhorane ibyiza. Ku byo gukunda bene data mukundane rwose, ku by'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we, ku by'umwete ntimubibyangwe, muhirimbane mu mitima, mukorere Umwami wacu. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeza gusenga mushikamye, mugabanya abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume. Mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Ntimukiyite abanyabwenge. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka, murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo, guhora n'ukwanjye, nijye uzitura, ni ko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonze umugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza.